Muraho neza twongeye kubasuhuza tubaha ikaze kuri Mwigengesero TV kugira ngo dufatikanye nanone ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rizima kandi rifite imbaraga. Twagira ngo dusenge. Mana yacu, tugushimiye ko ari wowe uturinda ukatubeshaho, buri wese ubaho abeshwaho n'ubuntu bwawe. Ngwino bane natwe kubw'ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi rero nifuje ko twaganira amagambo y'Imana agizwe n'ingingo ebyiri. Nafuje ko twavuga ku bintu bibiri bikomeza umuntu cyangwa bikomeza abantu. Ibyo bintu ni ijambo ry'Imana, icya kabiri ni amasengesho. Iyo umuntu ari ububiko bw'ibyo bintu aba akomeye, aba afite kubaho uyu munsi n'ejo hazaza. Muri iyi minsi tuza tubona abantu bakomeye bafite n'ibindi bintu bibakomeje, ariko twajya kwitegereza tukabona n'indushyi za nyuma zarangije mu mibereho yabo ya buri munsi. Bakumva amakuru yabo, kumva imibereho yabo, ukumva bararushye, bikoreye imitwaro iteye ubwoba, batashobora kubona aho bayitura. Wagira umwaka rero wakubitana n'uwo muntu ufite uwo muruho, yawugusukaho, ntabwo agusiga amahoro, ahubwo birangira ukuwe mu mubiri kubw'uwo muruho, cyangwa se ukajya mu kaga. Twagiye tubabona abantu barushye mu murimo w'Imana, bataruhijwe nuko bakora umurimo w'Imana, ahubwo bafite ikindi kibaruhije, cyane ko baba baraje mu murimo w'Imana bawutezemo amaboko, bazi ko urimo icyubahiro, bazi ko urimo ibyiza, bajya kubona bakabona ntibirimo, ko babitekerezaga siko biri, ahubwo ya miruho bakajya bayisuka ku bantu. Nagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana nk'uko nabivuze, ngo turaganira ku bintu bibiri bikomeza abantu. Navuze ko icya mbere ari ijambo ry'Imana. Iryo jambo ryanditse mu Baheburayo ibice 4 n'umurongo wa 12. Haravuga ngo kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuriwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Ibi n'abantu bakora nshuti, hari uzabibabaza, nubwo utabona ko hari umuntu ubikubaza, bitewe n'imbaraga umuntu afite, bitewe n'icyubahiro umuntu afite. Hari umugani buriya ntajya nemera ngo umwana ngo uri iwabo ngo avuna umuseke ngo akiyongeza undi, ariko nubwo yayivunagura abari aho baba bareba ibyo ari byo. Aya magambo rero nashatse kuvuga uburyo umuntu akomezwa n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuhanuzi butavangiye, nicyo kintu kivuga ibintu, cyangwa se nicyo jambo ryagiye rivuga ibintu bitandukanye, rikavuga ku bihugu, rikavuga akaga bashobora guhura nako, abaperezida, abami, abayobozi b'amatorero, ribavugaho, mbese ingeri zose. Iyo usomye ijambo ry'Imana abantu bose basangamo, usanga abantu bari abakire. Hari mwene data umwe wigeze yankoraho ikiganiro, aravuga ngo nagiye ngo mu mahanga ngo maze kubona amafaranga ngo mva ku Mana. Ibyo bintu icyo bisobanura uwo muntu ntahatandukaniye na wa wundi uvuga ngo bagutanzeho igitambo. Uri umukristo warakijijwe, uri umukristo wamenye Imana, uri umukristo wakiriye Kristo. Noneho umuhanuzi akaguhanurira ngo bagutanzeho igitambo. Ni gute umukristo bamutambaho igitambo? Impamvu umuntu batambaho igitambo aba ari byo kujya by'abadayimoni, maze n'amatungo, usibye n'umuntu, usibye n'umukristo. Hari itungo udashobora guha Nyabingi ngo iryemere, kuko bigombaga amabara, bisaba amabara. Niba
wagiye kuraguza bakakubwira bati hakenewe igitambo, urazana itungo, ntago bazakubwira ngo uzazana ihene ibonetse yose cyangwa intama ibonetse yose cyangwa intama ibonetse yose. Oya, bagira ibara bakubwire bati turashaka itungo risa n'ibara risa gutya. Noneho rero ukibaza niba abadayimoni bashobora kurobanura bakavuga bati itungo iri niri nta kibazo rifite, ariko kuko rifite amabara asa gutya ntabwo turyemera. Noneho rero ukajya kuva umuhanuzi araguhanuriye arakubwiye ati bagutanze w'igitambo, uri umukristo, uri umuririmbyi, uri umuntu usenga Imana, ujya uvuga Kristo muri wowe mu kanwa kawe, ngo bagutanzeho igitambo. Biba bivuze ngo uri uw'abadayimoni, uri inshuti yabo, umubiri wabo uri uw'abadayimoni. Na buriya ziriya mpanuka mubona mu mihanda, icyo zisobanura ni iki? Iyo ngo hagize umukristo ugeraho hantu habereye impanuka, noneho imodokari ikahaca irimo umukristo, iyo ngo anyuze aho hantu, ya mirambo b'abantu bishwe basharirira abadayimoni, kuko ngo buri umukristo agira ubundi bumara bumubamo Imana yamushyizemo, butuma abadayimoni bamubihira, butuma abadayimoni nawe, ni ukuvuga ngo abadayimoni baramubihira nawe akababihira. N'aho ahagaze bararindwa, baba barinzwe cyane mu buryo butandukanye. Noneho rero impamvu mvuze ayo magambo, nta mukristo ujya utambukaho igitambo. Icyakora agabwaho ibitero by'abadayimoni. Satani ajya agaba ibitero ku bana b'Imana, akaguteza ibibazo, akaguteza ibigeragezo. Nimubwira rero ibigeragezo ntabwo ari ifumbire azakwikoreza, ntabwo ari icyondo azagutundisha, ni ibitero bizaturuka mu bantu. Azakugabaho igitero bitewe n'aho yabonye iki irembo. Ashobora kubona irembo mu kazi ukora, mu bakozi ukorana nabo, ashobora kubona irembo ku mukoresha wawe, ashobora kubona irembo ku wo mwashakanye, ashobora kubona irembo ku bana wabyaye, ashobora kubona irembo ku modoka utunze, ashobora kubona irembo ahantu aho ariho hose. Ariko umuririmbyi wuzuye umwuka wera aravuga ati ahari aho niwo musaraba wawe. Mvuze aya magambo ndashaka kuvuga ukuntu abantu bakorana n'imyuka mibi cyangwa se n'abadayimoni bazi ngo nta muntu w'Imana ugira amafaranga. Buriya umuntu nimba avuze ati kanaka yabonye amafaranga ava ku Mana, icyo asabira abantu bose bashaka amafaranga, arasaba ngo abantu ngo babeho ari abakene. Azi yuko nta muntu ugira amafaranga ukizwa, ariko abantu barakizwa pe, barakizwa bakuzura umwuka wera, bafite amafaranga. Kera twazaga twibwira ko ngo abantu bize badakizwa. Inaha mu byaro ho twajyaga tuvuga ko muri Kigali nta bakristo babamo, ariko babamo. Iyo ni imyumvire y'abantu, ariko ntabwo twayibarenganyiriza. Rero inshuti z'Imana, nk'umuntu uhangara akavuga ati kanaka yabonye amafaranga ava ku Mana, aravuga ngo icyo ashaka gusobanura, ashaka kuvuga yuko abantu b'Imana bakwiriye guhora ari abakene, bakwiriye guhora basabiriza. Nyamara abo bavuga ibyo akaba ari abahanga, bakaba bafite inzira bashobora kunyuramo kugira ngo babone amafaranga, ku buryo bemera bakanahemuka, bagatukana, bagasebya abantu, bakabeshyira abantu, bagatuka abantu, bagahimba inkuru zitari zo kugira ngo babone amafaranga. Ibyo bintu byose ni ibintu bizanira abantu ko abantu batigeze bamenya ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero ni rizima, rifite imbaraga, niryo ryonyine ryinjira ngo mu bugingo no mu magufwa no mu misokoro. Niryo ryonyine ritubwira ko turi babi. Mbere yuko uvuga ko umuntu ari mubi, ijambo ry'Imana rivuga ko turi babi, ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Noneho ikiza cy'iri jambo ry'Imana riragusanga rikakubwira, ese iki kintu wakoze si kibi? Ese iki kintu wakoze urabona gikwiriye? Ukihana, ukatura, ugasaba Imana imbabazi. Nuko nguko nibwo bukire bw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana iyo ritunze rifite ibintu byagiye rivuga.
ritubuza no kwita abana abasazi. Riratubwira ngo nitukwita abana abasazi kugira ngo tutatijwaho iteka. Ubwo mbese muri make ijambo ry'Imana ritwigisha kugira kubaha abantu bari bo bose. Rero ijambo ry'Imana niwe narindi wenda avuga ngo n'ubuhanuzi butagize gute butavangiye. N'umuntu rero uvuga ngo kanaka ngo yagize amafaranga, kanaka abona amafaranga ngo ava ku Mana, ubwo birashaka kuvuga ngo abantu b'Imana ntibazagira iki amafaranga, ntibazabona amafaranga. Ariko sibyo. Uzagenderere inkuru za Salomo, niwe mutunzi ngo isi zarinda ihenuka, isi zarinda irimbuka, nta muntu ugize ubutunzi nk'ubwa Salomo. Abo bose bubahaga Imana bagatamba ibitambo by'ishimwe. Hari abandi bubahaga Imana na Dawidi burya yari umutunzi, kandi si uwo gusa, hari n'abandi twagiye tubabona b'abatunzi n'uyu munsi tujya tubabona bagafasha abakozi b'Imana bakabaha amafaranga, cyane cyane mu buryo butandukanye. Tuza duhura nabo bakize, bakubakira abantu amazu, bakagurira abantu amasambu, bakabaha ibyo kurya, ukabona baranezerewe. Abo ni abakire bari mu nzu y'Imana. Hari umuntu w'Imana wigeze kuza ku rusengero, haraza, yari umumama, asanga ku rusengero rw'ahantu nayoboraga. Noneho aho hantu nayoboraga narahageze, sanga ibikoresho by'igaburo ryera, bari bafite akakoresho kamwe. Araza aritegereza, noneho harambwira ati ikintu wumva nakumarira hano ku itorero ni iki. Ntabwo namubwiye ngo azangurire ihene, yashoboraga kubimbwira kuko yarambwiye ati ikintu wifuza ko nakukorera kizaba urwibutso hagati yanjye nawe ni ikihe. Ndamubwira nti dukeneye ibikoresho by'igaburo ryera. Hanyuma rero yasengeraga ku itorero ry'i Nyarugenge, ankorera ikintu gikomeye. Arambwira ati rero njyewe nzakugurira ibikoresho bimeze nk'ibyo ku itorero ryacu. Ubwo rero yaraje atugurira ibikoresho by'igaburo ryera bimeze nk'iby'itorero rya Nyarugenge. Bose umukuru w'itorero wazaga kuduha igaburo ryera, yajyanaga ubwo butumwa akabwamamaza, akabwira abandi abantu ati muzajye kureba ibikoresho by'igaburo ryera biba ku itorero aha n'aha. Mbese ribivuga butumwa rikomeye. Ibyo bintu yadukoreye, icyo gikorwa yadukoreye, uwo muntu ntashobora kwibagiranwa ku itorero. Abakristo baraha icyo gihe ntibashobora kubyibagirwa. N'umuntu wese umukuru w'itorero wajyaga gutanga igaburo ryera yaratangaraga, yakwitegereza ibyo bikoresho akumirwa, agataha yumiwe. Yataha akabibwira umushumba we, kamubwira ati gutya na gutya. Ubwo ni ubutunzi. Yatagira ubutunzi ntabwo aba yarakoze icyo ngicyo. Rero abarwanya abantu b'Imana ngo ntibakagira ubutunzi. Ni nayo mpamvu mu buyobe bw'itorero, mu buyobe bw'abakristo b'abanyetorero, twagiye duhura n'abakozi b'Imana batazi kwigisha abantu gukorera Imana, batazi kwigisha gushaka amafaranga, batazi kwigisha. Noneho babona abantu bateye imbere, bakavuga bati ibi n'ibi. Nahuye n'ikigeragezo gikomeye. Imana imaze kungirira neza, haduka abahanuzi bakomeye. Abahanuzi nimvuga ngo bakomeye, bakomejwe n'abadayimoni. Ndibuka batangiye guhanurira umudamu tubana wanjye, baramubwira bati mwarimu yagutanzeho igitambo. Ntabwo babivugaga gutyo, baramubwiraga mwana wanjye humura, nubwo bagutanzeho igitambo, nubwo byagenze gutya na gutya, humura, Imana irakuzi, Imana iragukunda. Abagutanzeho igitambo ngo babone ubukire, Imana izabatanga, izabereka. Ubwo buhanuzi kandi buba bufite imbaraga. Ni naho abakristo benshi bafite abantu banga, hari abangana na ba nyirabukwe, hari ababateranije nabo bava indimwe, hari ababateranije nabo bava nabo mu miryango. Ukajya ukabona umwana wawe yarwaye, yamara kurwara ukaba warakubitanye n'umuhanuzi akakubwira ati umwana wawe ararozwe byihuse, hanyuma ejo umwana yafatwa na malaria, umwana yafatwa
n'indwara zitandukanye cyangwa n'abadayimoni bamuteye, ukavuga uti ibi bintu Imana yari yaragize ite, yari yarabimbwiye. Ariko hamwe n'ibyo, ibyo byose bikomoka ku bukene bw'ijambo ry'Imana. Ariko twebwe iyo duhuye n'ibyo turakomera. Ni naho Yesu muri Matayo ibice 7 n'umurongo wa 24, Yesu yavuze ku munyabwenge, atari umuntu ufite za masters, atari umuntu ufite za doctora n'ibindi bitabo bindi baba barasomye. Aravuga ngo umuntu ukomeza ijambo rye ngo ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ku rutare, ngo iyo imivije, iyo imiyaga ihuye, imvura ikagwa, inkuba igakubita, uwo muntu ngo abakomeye. Yabitanze ku rugero ku nzu ebyiri, inzu yo ku musenyi, inzu yo ku rutare. Rero buri ijambo ry'Imana rikomezwa, riradukomeza. Ijambo ry'Imana ridutera kugira impuhwe, ijambo ry'Imana ridutera kugira imbabazi, ijambo ry'Imana ridutera gutekereza. Rero Petero yaravuze ngo muzaba mukoze neza ngo nimuryitaho, ngo kuko rimeze ngo nk'itabaza rimurika ahantu hacuje umwijima, rigakesha ijoro kugeza aho inyenyeri yo mu ruturuturu izabandurira. Iri jambo ry'Imana rijya ridukomeza, rikadushyigikira, twaba tubuza abantu tukabona ryo riracyahari. Umuririmbyi niwe warimbye ati mu gihe tubuze inshuti tugumana ukwizera, ati Yesu niwe nshuti nziza izahorana natwe. Ndashimira Imana, ntangira gukizwa umuntu wantoje mu murimo w'Imana yari umukecuru witwa Mariya Nyirabashumba, niho nari ncumbitse, namugiriyeho ibihe byiza cyane. Yari umukecuru ariko nge ndi umusore, ariko uburyo yamfashije mu murimo w'Imana, uburyo yangiriye neza, njya mbikunda. Kuko yarambwiye ngo ningengera mu rusengero bakigisha ijambo ry'Imana, ngo nkumva hari ibintu bavuze nkora, ngo njye mvuga ngo Imana ngo imbabarire, ngo Imana yo mu ijuru ngo imbabarire, ngo Imana yo mu ijuru ngo ifashe, ngo cyaba ari icyaha. Ati ikintu cyose uzumva. Abantu rero nk'iki gihe tubabwiriza ijambo ry'Imana aho kugira ngo batsindwe, ngo rero ngo numvishe ngo uri kunyurira, ngo numvishe ngo ari nge wigishagaho. Ari umupasiteri umwe ubushize nabivuzeho, yahamagaye umudiyakoni ngo aramubwira ati rero ati nagira ngo ngusabe service kuri Kavamahanga. Ati noneho ati ikintu ngusaba, ati ndagira ngo uzamutumira azazi wawe uvuze induru. Hanyuma ndi kwigisha ijambo ry'Imana ngo nibwo yamusohokanye, aramubwira ati bya bintu ntabwo wabibwiye kanaka. Undi ati ntabyo namubwiye. Ati ko none ndi kumva ari kwigisha ijambo ry'Imana nkumva ari nge aravugaho, aho kugira ngo yihane, kandi birumvikana ko icyo kintu yakoraga atari kibi, nako atari cyiza, yakagombye kuvuga ati Imana imbabarire. Nubwo nanabimenya akavuga ati narahemutse, ese nakora iki kugira ngo nikiranure n'uyu muntu. Aha rero niho ubona abantu bakennye. Njyashimira Imana aho ngereye aha mu mibereho yanjye, nta muntu ndicara ngo ngambanire ngo mbe namugirira nabi, nongere ngaruke kuri aritari njye kubwiriza ijambo ry'Imana. Nibyo abantu batugerekaho. Buriya iyo yetse umwana akayituma mu mugongo wawe, ntabwo umwana ari we bareba, ahubwo unyura ku bantu uri umubyeyi bakavuga ngo uri kunuka, ariko ubundi si wowe unuka, wanukijwe n'uwo uhetse mu mugongo. Ibyo bijya biba ku bantu benshi batandukanye, bakikorera ibyaha by'abantu, abicanyi, ukajya kumva umuntu yicishije kanaka, umuntu yapfuye, yishwe, ariko wakurikirana urupfu rw'uwo muntu ugasanga warigaramiye yibereye iriya hirya kure, nta n'ahantu yigeze ahurira narwo, ahubwo ari abantu babigenje gutyo. Urugero, hari umupasiteri yari umushumba wa paruwase, yatuyoboraga muri paruwase. Noneho yaduhaye ubuhamya bw'ukuntu yigeze gutega umuntu ashaka kumwica, bapfa bari gupfa amafaranga. Uwo mupasiteri ngo yari yaranze gukizwa, noneho mu mibereho ye yakundaga inzoga. Buriya bicanyi ni babi, bagira ubukoryo butandukanye,
mbese ni inshuti za Satani, ni barumuna ntago navuga ngo ni bakuru ba Satani, ni barumuna be. Nubuvuga ngo baba buzuye ububi, baba buzuye imbaraga zikomeye. Uburyo rero bica umuntu, baramwica, bajya kumwica bakamushakira n'ibintu. Uwo mupasiteri rero yaduhaye ubuhamya, atubwira ukuntu yateze uwo muntu ashaka kumwica. Hanyuma yaragiye ngo ashaka umuntu mu kabari. Ashatse umuntu mu kabari aramubwira ati rero ndashaka ko unyicira kanaka, ndashaka kwica kanaka, ati ninjye ndamwiyicira. Atariko ntago namushobora, ashobora kuntanga kanyica. Ati uze kumumpera inzoga, umumpera inzoga kugeza ubwo najya guhaguruka ngatahe, ujye umwongerera irindi cupa umushyiriremo na kanyanga nuko. Hanyuma aze gusinda, ati mu gihe arataha, inzira ataha amagiwe ndayizi, nimo ndi bumutsinde. Ariko Imana, haleluya, ari uwo mupasiteri yari mufite umugambi, ari n'uwo wagombaga kwicwa, nawe Imana yari mufite w'iki umugambi. Ubundi gupfa ntago ari bibi inshuti, ni irembo ritwinjiza mu bwami bw'Imana. Ahubwo umwaku aho uherereye ni ugupfa udakijijwe, ni ugupfa utazi Imana, ni ugupfa utarigeze umenya Kristo, ubupfuye urupfu rwa kabiri, niko nabivuga. Naho ubundi gupfa ni byiza. Sinzi umuntu wabwiye undi ngo uragapfa, undi aramubwira ati ndagaye imbwa izasangayo. Hanyuma atanga amafaranga, baramuha inzoga. Noneho uwo mupasiteri yarataraba pastor, yarataranakizwa. Abantu bakeneye ubutumwa bwiza. Umudamu we yari yarakijijwe, agahora amwigisha ati waje tukajya gukizwa, akanga. Hanyuma rero umugabo baramutereka inzoga, yajya gutaha ngo haza kugwa n'imvura, yewe bamwongera inzoga, umugabo atayagize ate yasinze. Uwo muntu rero wagombaga kwicwa yasinze, yakijijwe n'iki? Ntabwo yakijijwe n'imbaraga ze, nta nubwo yakijijwe n'ibindi, yakijijwe n'umugambi w'Imana. Uwo mugabo yari umushumba wacu, yatubereye umushumba, yaduhaye ubwo buhamya. Ikintu byamukoreye uko byamugendekeye, yamutegeye munsi y'igiti. Ahantu uwo mugabo yanyuraga ataha hari igiti, niho yamutegeye. Noneho amasaha yo gutaha k'uwo mugabo, umuyaga urahuha, umaze guhuha hahanuka igiti cy'umukongozo kigwa hirya kure ye. Kiguye hirya kure ye, uwo wari tubereye pasiteri nibwo yahindukiraga aravuga ati rero, ati nubwo bimeze gutya rero, ariruka aravuga ati wa muntu yabimenye, yanteze, yashakaga yuko anyica mbere. Pasiteri ariruka, nababwiye ngo yarataraba pasiteri, impamvu ndi kumwita pasiteri nuko uyu munsi ari umupasiteri. Hanyuma nibwo yirukanyishijwe n'umukongozo wamanutse mu giti, avuga ngo yamutanze. Wa mugabo haca yasinze, asanga wa wundi wamuteze kumwica yagiye. Uwo numwe twagiye tumenya amakuru yabo, tukamenya ukuntu Imana igira neza, tukabona uburyo Imana ikora ibitangaza, Imana uburyo irinda abantu. Bukeye rero nuko uwo mupasiteri aza gukizwa, aduha ubwo buhamya. Hanyuma na wa mugabo wundi bahurira mu itorero, nawe aza gukizwa. Nibwo pasiteri yatangaga ubuhamya, aravuga ati burya nari ngiye kukwica, nari ngiye kukugenza gutya na gutya. Ubwo ni ubukoryo abadayimoni bagira. Hari undi mukristo nanone nari mfite, ubu ngubu akorera hariya barangurira ihene mu mujyi wa Kigali, niho haba uwo mugabo. Yahoze ari umupfumu. Uburyo rero yapfumaguzaga mu bantu, nigeze yarafitanga amahembe akomeye, amahembe afite imbaraga. Nibwo yazaga kumbwira ko arayantereza, mubwira yuko atanshobora. Hanyuma nditahira. Imana yaje kumutereza abamarayika bari kuri za moto, baragenda ngo baramubwira, bamusanga iwaho yaratuye mu manga,
buriya abapfumu batura ahantu kuri. Ni nayo mpamvu buriya mbwira abantu badukurikiye, nta muntu uba mu nzu nziza batereza amagini ngo amufate, nta muntu uba mu nzu nziza bamutereza ibitega ngo bimwegere, bariya bababwira ngo ihembe ryihuse, ngo n'ibitega byihuse, n'ubuhanuzi bw'ibinyoma byonyine. Ni ukuvuga ngo amahembe n'ibitega ntabwo bijya binjira bitera umuntu uba mu nzu nziza uryamye ku buriri bwiza. Niyo byaza nta kintu byagukoraho kuko bitinya isuku. Muzakurikirana abantu benshi bagiye bahabwa ubutunzi, ubwo butunzi bagiye bahabwa bikabategeka ko bitaba mu mazu meza ahubwo biba mu ndaro. Ibyo mbivuze nshaka kuvuga ku buhamya bujyanye n'umumaro w'ijambo ry'Imana no gukomezwa n'ijambo ry'Imana. Abantu rero bafite ibintu biringiye, abantu bafite izindi mbaraga bubatseho, ariko izo mbaraga nubwo bazubakaho zifite iherezo, zigira itangiriro n'iherezo, ariko hirya y'ijambo ry'Imana dufite iri jambo ry'Imana. Nababwiye ngo n'ubuhanuzi bw'umwimerere butavangirwa. Hari umwami witwaga Herode, yari umwami atazi ko azavuka undi mwami. Bukeye amakuru aza kumugeraho azanywe n'abanyabwenge, bavuga yuko hari undi mwami wavutse. Arahangayika. Buriya nimba hari abami mujye musabira abami. Baragowe bafite umuruho. Uziki yari umwami yumva nta wundi wamusimbura. Uziki yari umwami yumva nta wundi waba hafi ye. Uziki yari umwami yumva kuri we ari we wabaho iteka ryose. Ariko se niki kibitera? Herode ngo yahagaritse umutima, ariko ubunetsi bwe ntabwo bwashoboye kumubwira ko hari umwami wavutse, ariko ngo abanyabwenge bari baho bakijijwe. Ni nayo mpamvu buri ingoma itubaha Imana, kurimbuka kwayo kuragora, kurimbuka kwayo kuvaho nk'umwijima, kuvaho nk'ubufindo, nta makuru bamenya. Aba bantu babaga kwa Herode ngo bagiye mu bitabo by'ubucurabwenge, baravuga bati i Betelehemu, nawe Betelehemu. Ayo magambo yanditse muri Matayo ibice 2:6. Berekana ko hari ubuhanuzi bwahanuwe buvuga ko i Betelehemu hazavuka umwami. Batereka tujye kureberayo, basanga niko biri. Muri iki kintu cyitwa Bibiliya, kivuga ku muntu wese iyo uri umujuru, uri ibandi, wanditsemo. Bakavuga n'iherezo ry'amabandi. Ubaye uri umwicanyi bakavuga iherezo ry'abicanyi, rivuga ukuntu abantu bicana, bakavuga iherezo ry'abicanyi. Ubaye uri umuntu mwiza rikavuga ku iherezo ry'abantu beza. Ubaye uri umunyamoko rivuga ku moko n'iherezo ry'abanyamoko. Ubaye uri igihangange iryo rirakugenzura rikareba ahubwo buhangange buva. Rero wa mupfumu naje kuvuga iherezo yaje gukizwa, akijwe n'ijambo ry'Imana, aduha ubuhamya bw'ukuntu yicaga abantu. Umuntu akajya kuraguza iwe akamubwira ati ubigenjeje gutya na gutya byagenda gutya. Buri ijambo ry'Imana ni igitangaza. Ugenjeje gutya na gutya gutya na gutya byagenda gutya. Buriya hari abantu benshi bapfa bishwe n'abapfumu, bicwa n'abapfumu, hanyuma ukagenda ukavuga ngo uzanyicire kanaka, wagerayo akakubwira ati mpa amafaranga 500 nzamwica. Muri ya mafaranga 500 yaratubwiraga ati naragendaga nkaperereza aho umuntu atuye, namara kuhamenya nkashaka abantu bazamusengerera, ubundi bakamuhanura mu kiraro cyangwa se bakamukubita hasi yasinze, nuko bamushugunya mu murindi. Mwagiye mwumva abantu benshi batoragurwa mu migezi, batoragurwa ahantu hatandukanye. Bariya ni abakozi b'abapfumu baba babasunikiyemo bakababona iyo bapfuye. Ubwo rero agatumaho wa muntu akamubwira ati ugomba kugira gutya ukampigura amafaranga. Izo ni ingorane, ariko yarakijijwe, hatuha ubwo buhamya, hatubwira ukuntu
bajyaga baruga imirima y'abantu, akakubwira ati umurima wawe barawuroze, akagenda agashaka ibintu by'ibikeri, agashaka injangwe akayica, agafata umutwe akagenda akawutabamo, yamara kuwutabamo akamubwira ati uzagenda ureba aha n'aha uzahasanga iki n'iki, cyangwa yaje injangwe bakarara bayitabyemo akamubwira ati genda utaburira hariya, nuko bakasangamo injangwe yapfuye, amafaranga akayatwara. Ariko ijambo ry'Imana ryakoze umurimo ukomeye, ryatumye abantu bakizwa. Muzabibona ku mbuga nkoranyambaga, abari abashefu b'abajura, abari indaya, abari abapfumu, abari indushyi, bakijwe n'ijambo ry'Imana. Muri iri jambo ry'Imana nababwiye ngo ni rizima, ariko abantu bariyoberamo. Hari utuntu tubiri ngira ngo mvuge ahangaha. Ikintu cyitwa impano z'umwuka wera n'imbuto z'umwuka wera. Dukunze kumva abantu benshi bigisha ijambo ry'Imana, yewe n'abapasitoro, umuntu ukagira ngo arakuze mu ijambo ry'Imana, no kumva aracyari igitambambuga, aracyari umwana. Ni ijambo abantu benshi bakunda kuvuga ngo imbuto z'umwuka wera, nako ngo impano z'umwuka wera, ngo ntaho zihurira n'agakiza. Icyo ni ikinyoma cy'abadayimoni. None se impano z'umwuka wera ni impano z'umwuka wera, ni impano za Satani? Umuntu ukajya kumva ari kwigisha ngo impano z'umwuka wera, akavuga ngo impano z'umwuka wera ngo ntaho zihurira n'agakiza. None se izi impano basiko barazifite, ba mama wanyu barazifite nimba badakijijwe? Izi mpano z'umwuka wera muvuga ngo ntaho zihurira n'agakiza, sokokuru wawe udakijijwe arayifite, umwana wabyaye udakijijwe arayifite. Izo mpano ni ibyo babikorera hehe? Ahubwo dore icyo utamenye, impano z'umwuka wera, ndongera gusubira muri iri jambo kuko njya numva ubwo butumwa abantu benshi babuvuga, nkumva ndababaye, nkumva ngize agahinda. Impano z'umwuka wera Satani ashobora kuzigana, ariko muri ziriya mpano z'umwuka wera nubwo yazigana bwose, hari icyo atajya yigana, ni ikintu cyitwa urukundo. Uzazisangamo abantu bafite izo mpano zo kwa Satani, bahawe na Satani, Satani yiganye, nta rukundo zigira. Iyo umuhamagaye ngo agusengere, arakubwira ati manzi ukore ku kanyenyeri. Iyo umuhamagaye ukamutabaza, nyaboneka rwose shyira amafaranga, muramanza mukumvikana mukajya mu biciro. None abantu kandi koko yanagusengera, mwagiye mu biciro, hari amafaranga wamuhaye bikakunda. Hari igihe rero uzamutabaza ugira ngo ugira ngo aragutabara, akakubwira ati mpa amafaranga, ariko waba ntayo ufite, akakubwira ati ntago biravamo. Icyo akora nshuti, nanjye rero reka nkwibwirira aka kantu, ntuzahamagara umuntu ngo nave Gisenyi ngo aje kugusengera i Kigali utamuhaye amafaranga yo kukugeraho. Nimumuhamagara muri 5 cyangwa 6, ntabwo izo ngendo yazikora. Nanarukora rwa mbere n'urwa kabiri azahinduka umutekamutwe, azaza gusengere, namara kugusengera natahe, ariko kuva muri gare asubira iwabo azahava atetse umutwe. Twagiye tubatwara mu modoka, akakubwira ati ndakwishyura kuri telefone, mwagera haviramo ati telefone yazimye, batiri yayizimije, wamugira gutese. Nuko mugomba no kumenya yuko abakozi b'Imana bafashwa, muzanabisome muri Bibiliya. N'abariya bami, Ahiya, hari umwami Ahiya yabwiye ngo umugore we aramubwira ati fata amatandiko ugende ushaka ibi n'ibi, ugende ku muhanuzi witwa Ahiya. Kandi Ahiya ngo yarashaze. Ubwo ni abo kwa Yeroboamu bari bahuye n'ibibazo bindi bitandukanye, hanyuma bageze ku muhanuzi witwa Ahiya, ariko ngo yarafite ibintu amushyiriye. Imana idufashe. Noneho rero impamvu mvuze kuri aya magambo, ni abantu bajya bitiranya ibintu. Impano z'umwuka wera
tuzihabwa, nta nubwo zihabwa n'umuntu wese. Ushobora kuba umupasitoro, ushobora kuba n'umushumba w'itorero, ushobora no kuba n'umuperezida rogari, nta n'impano y'umwuka wera ugira. Itorero rishobora kuba ririmo abakristo nk'ibihumbi 3. Muri iryo torero hakaba harimo abantu 4 bafite impano z'umwuka wera. Impano z'umwuka wera abantu bazihabwa igihe umwuka wera amanuka. Igihe babatizwa mu mwuka wera nibwo impano z'umwuka wera bazibona. Ntabwo bazibona igihe bakijijwe. Kandi ni impano umukwe wo mu ijuru aha umugeni. Izo mpano ziza zipfunyitswe muri ambaraje y'urukundo, muri kado. Ni kado umukwe wo mu ijuru aha umugeni. Izi mpano z'umwuka wera turi mu ijambo ry'Imana. Izi mpano z'umwuka wera abantu bazihabwa zipfunditse, ziba zimeze nk'uburabyo. Uko umuntu agenda yinjira mu buntu bw'Imana, yitanga, arushaho kwiha Imana, niko izo mpano zigenda zisambuka, zipfunduka kugeza ubwo zigaragarira abantu benshi. Hari n'abantu babatizwa mu mwuka wera zikaba zibitse muri bo. Noneho rero hari icyo bita imbuto z'umwuka wera. Izi mpano z'umwuka wera iyo tuguye tutakiri gukora umurimo w'Imana, zirazima, ntabwo zongera kwaka. Ntabwo ushobora no kubigerageza. Zirakama zikiryamira zigasinzira, ngibuka aho wavuye ukagwa. Ntabwo rero umuntu Kristo iyo yaguye, iyo yavuye mu buntu bw'Imana, izi mpano zigumiza gukorana nawe. Abo muzabona bafite izo mpano zikorana nabo uzabasanga atarizo. Niba abandi baca abana amafaranga, niba abandi barimanganya mu buryo butandukanye, ni wa wundi ushobora kujya kuri kamera ukumva ari kwamagirira umuntu, ukumva ari kuvuga ibintu bitabaho. Niba abandi badafite kubabarira, niba abandi badashobora kuvuga bati mbese ibi bintu nta bantu birakomeretsa, mbese ibi bintu nta bantu biragirira nabi, mbese ibi bintu nta ngaruka biragira. Bameze nk'amarobo. Ni ukuvuga robo nimba iragongana n'igiti iragenda igikubite, niba ibyo ntacyo bimubwiye, ibyo bahutaza barabihutaza, nuko nguko babaho. Hakabaho ikintu cyitwa imbuto z'umwuka wera. Imbuto z'umwuka wera zitandukanye cyane n'impano z'umwuka wera. Impano z'umwuka wera ntabwo ziba mu badakijijwe, ziba mu bakijijwe, mu bera, abera b'Imana. Ni nayo mpamvu abantu benshi bajya bashaka kuvuga ku mwuka wera bakamwigishaho batarigeze bamuhabwa. Ni nabo bahindukira bakavuga ngo si igitangaza ko ngo abantu ngo bagire impano z'umwuka wera. Hazagire unyereka ijambo ry'Imana mu badukurikiye avuga ati ijambo ry'Imana ibyo bintu uvuze, azabivuguruze avuga ati ibyo bintu uvuze byanditse ahangaha mu ijambo ry'Imana. Ahubwo hari icyo bita imbuto z'umwuka wera. Nongere subire muri iri jambo. Impano z'umwuka wera ntabwo ziba mu bantu batabatijwe mu mwuka wera. Impano z'umwuka wera ntabwo ziba mu banyabyaha. Iyo twakoze ibyaha ntabwo yongera gukorana natwe. Izo mpano nizongera gukora ntabwo bibaho, zirahagarara. Iyo twakoze ibyaha zongera gukorana natwe ari uko twihanye tukatura ibyaha. Kugira impano z'umwuka wera ntibivuga kutakora ibyaha, ntibivuga utagwa. Petero yabwiye Yesu ati twakuvaho tukajya kuri indi, ko ari wowe soko y'amazi y'ubugingo. Ariko hari ibyaha bibiri by'ingutu Petero yakoze ariko arabibabarirwa. Icyaha cya mbere, yihakanye Yesu kumugaragara rwose, aramwihakana ati simuzi. Kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo nimunyihakana nanjye nzagira gute?
nzabihakana, ariko kubera ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo yarababariwe. Nyuma hariya hirya mu byakozwe n'intumwa mu gihe cya ba Pawulo yifatikanije n'abanyamahanga ngo akajya asangira nabo, agakubita inzoga akanywa. Mbese Pawulo nibwo ngo yagera mu cyata, ariko ubwo ngo yari yamenye ko Pawulo yageze muri ako gace, hanyuma ngo ariyufura. Niko iryo jambo rivuga, Pawulo ngo ari Petero ariyufura. Icyo ni icyaha kindi gikomeye byo mu bintu ngo byatumye abari abakristo bibakomerera. Ni nayo mpamvu buriya nimba hari ikibazo cy'ubukene bw'ijambo ry'Imana twagiye tubibona. Twagiye tubona imivurungano yagiye iba muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, ukajya kumva urugero nk'umushumba witwa Samuel, ukumva bamukuyeho, yakuweho n'imivurungano. Wajya kureba abantu bagiye gukora ibyo bintu n'abapasitoro bafite Bibiliya, reka sinakubwira ibintu banyuzemo, nabahayeho imyaka maze ngo maze iminsi ngabona umurara w'uburu mu bayobozi bayoboye ADEPR. Nta n'umwe nigeze numva ngo akorana na Satani, ngo yashyizweho na Satani. Ariko nkatwe b'abakristo rubanda rugufi turi hariya hasi, uje ukambaza uti aba bantu bose bayoboye ADEPR, tubwire abantu bakoranye na Satani bashyizweho n'abadayimoni. Nabakubwira nkakubwira ni umushumba uyu nguyu wayoboye ADEPR yashyizweho n'abadayimoni, nkakubwira ibi n'ibi dore Bibiliya bivugaho gutya, nkakubwira bivuga gutya na gutya. Ariko abo bose bagiye bagira iherezo ribi, n'abandi batararigera namwe muzaribona, murindire gatoya. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero reka mvuge ku mbuto z'umwuka wera. Imbuto z'umwuka wera zitandukanye n'impano z'umwuka wera. Imbuto z'umwuka wera ziboneka mu bakristo, zikaboneka no mu batari abakristo. Sinzi nimba iri jambo mvuze muryumvishe. Imbuto z'umwuka wera ziboneka mu bakristo no mu batari abakristo, mu bakijijwe no mu badakijijwe. Kuko yabibye mu nzira, abiba ku kara, abiba mu mahwa, abiba no mu butaka bwiza. Imana ishimwe. Urugero, iyo dusomye Abagalatiya igice cya 5 n'umurongo wa 22, ngo ariko imbuto z'umwuka wera ni urukundo. Uru rukundo ntabwo ruboneka mu bakijijwe gusa, n'abatakijijwe bagira urukundo. Umuntu ntabwo aza kugurira ipantaro ngo uvuge ngo nta rukundo afite. Umuntu ntabwo aza kugaburira ngo akugurire ibyo kurya no kugira neza. Umuntu aza kugurira ibirya kwanga. Abapagani rero, abo twita abapagane, baratugaburira, bakatwambika imyambaro, bakatuvuga neza, batura umuntu mwiza. Anigeze kugera ahantu, nca ahantu nani mfite umubabaro, noneho usanga umuntu ari kuvuga ubutumwa bwiza, hanyuma ngiye kumva numva abantu barahindukiye baramubwira bati rero bati umuntu w'umurokore twemera ni kanaka inaha, bati nawe nimba witwara nkawe twakwemera. Numvishe iryo jambo, umubabaro nari mfite numva urashize, numva ngize ubuhamya bwiza. Buriya nimba hari umugome ubaho, kambabwira umugome muzirinda. Buriya hari abagome babiri. Umugome wa mbere ni icyaha. Umugome wa kabiri ni umuntu ugutangira ubuhamya bubi. Uriya muntu nawe ni umugome. Kuko ntabwo buriya uvuga kuriya abafite ibintu ashaka kukuvutsa. Abo bagome rero uko ari babiri, Imana izababarinde, Imana izaturinde ibyaha, kandi nidukora ibyaha tujye twihutira kubyatura. Nge niko nigishijwe, kwihandura no gukora icyaha. Uragenda ukegera mwene so mu rusengero ho, usigaye ujya kubivuga, ugasohoka byagutanze hanze, ukaba igitaramo abantu bataramiraho. Izi mbuto rero ziboneka mu bakijijwe n'abadakijijwe. Naho ngaho nashakaga kuvuga. Abadakijijwe bagira imbuto z'umwuka wera, ruvuga ngo umwuka wera arazibiba, yamara kuzibiba zagwa mu murima, zagwa mu kara,
izaguye ahantu hariho hose zigira umumaro, na ziriya zinyoni zizitoragure zaguye mu nzira ziraramuka inyoni zikabaho. Nuko nguko bimeze. Hanyuma rero reka nihute ku cy'amasengesho. Amasengesho ni ikintu gifite imbaraga. Navuze ngo ibintu bikomeza abantu ni byinshi, ariko umuntu ukomejwe n'ijambo ry'Imana agakomezwa n'amasengesho. Amasengesho yo turaza kuvuga kuri Moridekayi. Moridekayi yabaye umwe mu bantu bakundaga gusenga Imana, akagira yewe n'ibyo yirinda. Muri uko kwirinda kwa Moridekayi yahabaye intwari. Yakoraga ku irembo ry'ibwami. Iyo bavuze ku irembo ry'ibwami ugira ngo ni mu isoko. Yakoraga kuri presidansi, mu barinda abakuru b'ibihugu cyangwa se mu barinda abami, ni yari umusirikari w'ibwami. Akaba ari ibyo abujijwe, ijambo ry'Imana rimubuza ntabe yabikoreramo. Iyo systeme niyo yazize ikururira bene wabo kugira gute kwicwa. Nuko kwicwa rero yabaye aho arakomera, ntiyatezuka mu murimo w'Imana, mu byo yateganyaga ntiyatezuka ku gakiza ke, aragakomera. Twabonye abantu benshi rero bagiye bahinduka, bamara kugera ibwami bagahinduka, bagera ibwami agakiza bakagafasha hasi, bagera ahantu hatandukanye bagahura n'ingorane. Rimwe ne datumwe nigeze kumva postinga amagambo avuga, icyo gihe yavugaga ngo ku by'icya 10 abuza abantu ngo gutanga icya 10, ngo hari igihe cy'akaga. Igihe cyose cyabaho, haba mu nzara, haba mu bukene, haba muke, ugomba gukora ibyategetswe. Hanyuma Imana yaramwumviriye, nimba ari urubando Imana yamugutuye mu bitugu. Numvishe yarahuye n'akaga gakomeye, numva yarahuye n'ibibazo bikomeye, kandi twari tumuzo nk'iki nk'umukristo. Muri imwe bavuze ati ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Nuba mugira umugisha ukabona president ukaba umukuru w'igihugu, komeza ubukristo. Nuba ministre, komeza ubukristo. Nubona bitari guhura nshuti, ubisezeremo ubivemo. Kandi dore ikintu cyica abantu, ikintu cyangiza abantu ngiki, ntabwo abantu bazi gukora. Umuntu akicara ku ntebe, nagira ngo ngutangarize nshuti, abarekuye agakiza kubw'imyanya mwahawe, kubw'ubutware mwahawe, reka nguhe itangazo, iyo ntebe wicayeho ufite uwayibanjeho. Reka nongere ngusubiriremo. Umuntu wese wataye agakiza, umuntu wese waretse kubaha Imana kubera umwanya runaka, nagira ngo nongere ngutangarize itangazo, intebe wicayeho hari undi wayibanjeho. Icyakora niba ari wewe wayihimbye, akaba ari wewe wayiremeye, ukaba udafite uwo wayisimbuyeho, ugire courage, wayihagararaho, wayigiye koraho ibyo ushaka, wayicurika, wayicurukura, ariko ufite uwo wayisimbuyeho, nawe umusimbura wawe arahari. Waba uri directeur, waba uri meya w'akarere, waba uri waba uri we wese, hari umusimbura wasimbuye, nawe hari umusimbura witeguye kugira gute kugusimbura. Rero nimba warataye agakiza ukareka Imana, bayi ngusezeyeho. Imana yacu ni integurizwa iki? Izuru. Aya masengesho rero Moridekayi yakoze ibwami. Amaze kugera ibwami ntiyatezuka, arakomeza agira imbaraga, akomeza gusenga. Ahubwo iyo ukurikiranye amakuru ya Esteri, we yageze ibwami aribagirwa, ariko aza kwibuka. Ni amagambo yanditse muri Esteri ibice 4 n'umurongo wa 3. N'amasengesho yakozwe yo kurengera ubwoko bw'iwabo, bari baradamaraye, bari baribagiwe. Buri Imana ni umunyabwenge, kubw'ikintu abayuda bakoraga cyo gukorera Imana, nicyo cyatumye igenda itegura ziriya nzira, gategura aba Moridekayi, gategura aba Esteri. Nimba hari umwaka ubaho no kubaho mu muryango ufite umwaka
umwaku. Nima mu nzu ya so nta muntu n'umwe uba mukijijwe wubaha Imana, mufite umwaku. Muzarimbuka urupfu rwo gwiteka, muzarimbuka. Kuko twagiye tugakurikirana imibereho y'abantu b'Imana, tugakurikirana ukuntu abantu b'Imana babaho, tugakurikirana ukuntu abantu b'Imana basenga, tugakurikirana ukuntu abantu b'Imana bizera. Ibyagiye bibabaho, abantu bakagaba ibitero bakica abantu b'Imana, intumwa zaratatanye uburyo butandukanye, n'abandi barafungwa. Ariko n'uyu munsi wa none barapfuye, ariko turiho turacyavugira Imana. Natwe hari bishaka kutwica, hari biba bishaka kutumira bunguri, ariko ntabwo umurimo w'Imana uzahagarara. Rero muri aya masengesho Moridekayi yasenze yakozwemo ikintu gitangaje. Niho Imana yaje kubagoboka, Imana irabakiza gahoro gahoro, isekura gahoro ikagira ite ikanoza. Imana isekura gahoro ikagira ite ikanoza. Yarabakijijwe. Hari umugabo wita Hamani. Hamani wanga abana b'Imana, Hamani utagirwa inama. Hamani uyu nguyu we rero ashinze igiti cyo kumunikaho Moridekayi. Hamani amaze gushinga igiti harakizamura. Abagaragu be nibo batanze amakuru. Imana yibutse Moridekayi, baramubwira bati niwe hari igiti gishinze cyo kumanikaho Moridekayi. Hanyuma icyaje gukurikiraho, ubwo ngo yari yaje gusaba umutwe wa Moridekayi, atahawe misiyo yuko ajya gutambagiza Moridekayi. Mu yandi magambo, agapfa kaburiwe n'impongo. Kunde gusenga, ukunde kwegera Imana, n'ububiko bw'ijambo ry'Imana ukaba ububiko bw'amasengesho, uzaba uri umuntu ukomeye. Aba bantu bose mubona bakora ibyaha, babicanyi, aba bantu bose batifuriza abantu ibyiza, ni impamvu nuko ari abakene, batazi gusenga, batazi gusoma ijambo ry'Imana. Ingorane zose uzabona mu isi, ingorane zose uzabona mu itorero, iryo torero urimo iryo ari ryo ryose, ingorane zose urimo nuko mwagiye muyoborwa. Uzayoborwa n'umuntu udasenga, n'umuntu utabubahirije ijambo ry'Imana. Ibibazo byose abakristo bazahura nabyo, ibibazo byose abaririmbyi bazabona, n'ibyo duhura nabyo, n'iby'igihugu gihura nabyo, impamvu nuko tuyoborwa mu buryo butari mu ijambo ry'Imana. Imana rero ibaho umugisha. Turabashimiye. Reka dusoze dusenga. Nari ndiho mvuga ngo agapfa kaburiwe n'impongo. Impongo buriya ngo ntabwo ishobora gupfa amakuru itayafite, ariko ngo ntibibuza kugira gute gupfa. Imana rero idufashe. Imana igenderere abafite imitima nk'impongo, baburirwa n'ijambo ry'Imana, bagahabwa ibimenyetso, ntibumve ntibemere. Reka dusenge. Imana yacu, ni wowe ukomeye kandi ni wowe ufite imbaraga. Twabonye abantu bakomeye bavuga amajambo, bavaho amajambo yabo akibagirana, ariko